bamaze gushyira kuri website yabo nuko Fuzil Mohamed umunyamaroc uyu niwe umutoza mushya wongera ingufu abakinnyi mu ikipe ya APR Football Club. Murabizi ko ari amaze iminsi bigarukwaho, ubwo rero turaza kumuganiraho dukesha inkuru yabo bamaze gutangaza mu kanya gato. Aracyari muto cyane, urebye amafoto ni muto pe, afite imyaka nka 40 n'ingahe, aracyari muto, ni umudokiteri, afite doktora. Yatoje mu bihugu bitandukanye birimo Maroc, Leta Zunze z'Abarabu, Saudi Arabia, Iraq, France, mu Bubiligi ndetse no mu gihugu cya Gabon. Ikintu abantu batazajya baduhaho credit kitari ngombwa no kuvuga ngo mwatuzaniye umutoza, ntabwo tuzana abatoza mu makipe, ntabwo ari byiza pe. Umunyamakuru arafana ba APR barimo nyine barabibwira bamwe mu bantu bahuriye muri fan club, umufana wa APR wenda amazina ye yareka, ariko n'umwe mu bavandimwe twari kumwe hariya twigeze kuba turi hariya hirya gato za Murindi, ngo uzadushimire Rugaju ngo yatuzaniye umutoza wa fitness. Nta mutoza nabazaniye, wakoze inshingano zawe nk'umunyamakuru. Nta mutoza twazanye hato, kuko ikibazo byatumye ngo umuntu yitwa Taleb ngo andakarira cyane. Oya, kandi mwari inshuti. Barabimbwiye kabisa ngo Taleb ngo yarandakariye, ko twaramugize kuri radio. Yarakajwe n'iki? Yarakajwe n'iki? Ku buryo n'umuntu umwe dukorana narabimbwiye ati rwose Taleb yarakurakarije. Nibitanga umusaruro suba ahubwo ntazakwishimira. Taleb ubwo na Sunrise ubona ibyo kurakara kari ikibi nakoze koko. Abizarakaza Taleb ni byinshi. Niba atangiye kujya Taleb barakurakariye cyane, ngo watumye ngo abafane ngo bamukweshoninga, ngo bamwicaza, ngo bamukoresha inama, ngo bamugira ibintu byinshi, ngo aramwe expose. Ntabwo ese mana yanjye, ntabwo namwe expose ne koko, navuze iki kintu expose Taleb. Ariko igitangaje no yangibi mvuze, ubu hari ugiye kubifata akate afate nuko twamukritikaga mbere. Ngo mbere nakazi rozo wabigenza. Usko ngiyewe nanibuka. Umwana wati iryinyo riri kunyeganyega ariko ndarikura kandi urababara. Usko ngiyewe wabigenza ute ibe warireka akarigumana ari mu buryo wanabivuze mu buryo bwiza. Waravuze ngo Taleb siwe kibazo mu ikipe ya APR, ni umutoza utahubwa akeneye umuntu umufasha. Hani kibazo cyo navuze ngo amwirukane cyangwa bi translatinze burerega ngo twashaka kwirukanisha Taleb, ako no bantu bajya batanga amakuru atari yo bazababujije. Ari giye gusobanura ega nazi ikinyarwanda ubyumva, bari umuntu ushaka kwara ati bashaka ko bamwiruka. Rega ngiye na kibazo nyema mfite ku muntu utanga amakuru kwa yakayatanga. Ikintu ko wabo ndibuze kugabuzi wa no kuzije namaze kujya mu myaka yo kuvugisha ukuri rwose. Erega iyo bintu byakora ibyasaza imyaka 70 nanga ari y'abasaza 70. Reka nkubwire Deni cyano akazi karagoye uzigura n'umuntu akakurakara ngo ashatse ko. Oya reka manze ngwaza ikibazo sinyavuga ngo mutoheruka ntabwo manze ngwaza ikibazo kimwe. Akazi kawe nakaje nuri umunyamakuru nako nyine none se itangaza amakuru aho urikorera ntirifite ba boss batuyobora, ntidufite nyine inzego z'ubuyobozi zubatse. Ubundi wakoze amakosa mu mwuga mbere na mbere urakount nta makosa yo nta nyine nibyo kiperi bitanu. Nyine niba wakoze ikosa ry'umwuga, hano dufite inzego z'ubuyobozi za waba accountable muri iyi nzu, bafite ibihano batanga bitewe n'amakosa baba byayo. Twege turi abanyamakuru, we present facts, tugomba kugaragaza fact. Ikipe yatsinzwe 5, turareba ni bitagenda neza. Ahubwo bashimire Gorumanya, hanyuma abo bantu bahe credit Gorumanya. Hanyuma iyo birangiye ubumenyi bwawe n'ubushobozi bwawe ufite ukajya inama ukavuga ikibazo gihari, ugatanga igitekerezo cya opinion. Ntabwo umutegetse, ni nacyo terega, ni nacyo ushinzwe nk'umunyamakuru. Hanyuma rero umuntu bikata akagenda akabibwira ngo ati uyu muntu bakabibwira nde nande nande guteranya n'abafande ati birakomeye cyane. Ubwo byazarangira uzabivuga ngo reka nceceke ngo niteranye nako nari nyegane inshuti yanjye na sport itsinze nawe navuga aho bitagenda akazi gahita kakunanira. Uramutse uvuze ngo niteranye akazi kakunanira. Nicyo nashaka kuvuga rero buriya uvuga ngo in fact ndakora ibintu. Abantu bavuze ngo witeranyije na Adiri, ibyo avuga ntibyagaragaye kandi ko nta byangombwa afite ko kwizigera bivuza abantu bakamurakarira, ariko nyamara byatumye hajya no kwigara bishaka. Yagiye kwiga. Ubu ngubu mugani warigoga uyu mutoza fitness aje agakora neza, ahubwo Taleb nibwo azanshima hazareka kundakarira.
ahubwo se Oya, twebwe rero ikibazo mfite Yewe. ikibazo mfite bazaba batoza ba fitness ndabona ko yaragatangiye Uretse- turaza niwe yatangiye Niwe. akazi N'uyu. yari cyo nashaka kubaza None se bahaye ikaze ikibazo ufite waretse twaza kukiganira tugeze muri APR Nta kibazo, kuko nta njyewe kibazo. nari nyibahaye nk'inkuru igezweho duhita tuyinjira abanyarwanda babyita harya ngo ni ukuvumbayo wengere yego ese abavuga make ni amarwa abanyarwanda Aperi zo tuyiganira. Ntabwo kanivura umukunga kabiri nitubiganira turaza kubijyamo byose twibaze n'icyo kibazo ibe yayibaza ngiye kirankomereye kariya kantu ka frustration kaba kanajemo murangewe ndababara cyane Kwezi yagejeje umutima. abanyarwanda bagira Ntangiye kamere mbi kwegereza umutima. Nyine Waretse bamwe tugatumika. mu banyarwanda bagira kamere Bose. ibintu byo kujya guterateranya Nemuke, ndamuke. uzi ukuntu dukina na gorira cyagiye friendly Abanyarwanda ukuntu yankunze Barakagera. yarankunze Ibyo arambwira mubwira ati birantunguye njye nahise ko tareba ari inshuti ndishimye yawe ati kubona umwana mutoya kirasa amaze kumupresenta atari kuza muri kariyeri ati uzaza nguha ibitabo ati nzajya ngufasha turakundana turajyana afasha ku rutugu anjyana muri vesiteri ya APR uwo munsi turaganira hafi kumereza amaje nkambwa ntayo kukandi ntazagira uneranya nawe muri sekapa nanjye twabaye inshuti narababaye ahantu baratera ukabona umuntu agize ibyago ukabona abandi barimo barabibikina hejuru cyane reka dutumike ntabwo ngo bakora neza se oya akazi abanyarwanda mwabaye mute ntabwo bakazana Reka bakazana dutumike. mu bushobozi Reka dutumike